Yesu nashimwe, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha, ndabakunda cyane kandi mbakunda n'umutima wanjye wose. Imana yo mu ijuru ibishimire kandi Imana yo mu ijuru ikomeze kubagirira neza. Rero muri kumwe na Bishop Ineza Mugisha Steven kuva mu itorero Pentecost Mission Christian Church. Rero uyu munsi ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ibaho umugisha mwinshi uva ahera hayo no ku ntebe yayo. Imana yo mu ijuru ibishimire kandi Imana yo mu ijuru ibongera imbaraga, ubwenge no gukomera. Rero nongeye kubifuriza umwaka mushya muhire wa 2025. Uyu mwaka uzabera umwaka w'umugisha, uzabera umwaka w'amahoro, uzabera umwaka w'ibyishimo, uzabera umwaka wo kugendererwamo n'Imana. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Ndabakunda cyane rero ndabishimira kuko muri inshuti zanjye z'imbere z'akadasohoka. Mwebwe mukora subscribe, mwebwe mukora like, mwebwe mukora share, mwebwe mushyiraho imitima myinshi kuri comment, mwibuka gukanda subscribe. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Rero ntibagirwe gukanda subscribe, ntibagirwe gukanda kunzogera kugira ngo ubutumwa tuzatucisha hano bujye bubagereraho igihe, kandi ntiwibagirwe gukora share, kandi ntiwibagirwe gukora like, ntiwibagirwe kujya muri mu comment ngo ukomantinge ushyireho imitima myinshi. Rero uraba ukoze, Imana yo mu ijuru iraguha umugisha. Rero ndasuhuza abari mu Rwanda, abari muri Uganda, abari Tanzania, abari ku isi hose, muri Amerika, muri Australia ndetse n'ahandi mukurikira video zanjye, muri Canada. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha kandi Imana yo mu ijuru ibishimire. Ndasuhuza Sapuna muri Canada, ni ukuri Imana yo mu ijuru ibaho umugisha kandi Imana yo mu ijuru kwishimire. Ndasuhuza Chantal muri Canada n'abandi bose ndabashuhuje, mbifuriza amahoro n'imigisha by'Imana yacu. Rero ndabakunda cyane kandi ndabishimira. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Rero nkoze iyi video ngira ngo mbabwire ngo Imana ifite impamvu ishaka kugira ngo yemeye ko nkora iyi video. Ndagira ngo mbabwire ngo uyu mwaka tugiye kwinjiramo, nongere mbisubiremo, uyu mwaka tugiye kwinjiramo ni umwaka w'umugisha kuri wowe wemera Imana, kuri wowe ukora ikintu ngiye kukubwira. Ndagira ngo nkubwire ngo ikintu gikomeye ugiye gukora kandi cyoroshye ni ikintu kimwe gusa. Reka tubanze dusenge. Uri Imana nziza, uri Imana y'amahoro, uri Imana ivuga bikaba, uri Imana itegeka bigakomera. Nciye bugufi imbere y'amaso yawe n'imbere y'ubwiza bwawe, gushima no kuguhimbaza kubw'ineza yawe no kubw'urukundo rwawe. Reka rero tugiye kuva mu mwaka 2024 tugiye kwinjira mu mwaka 2025. Reka umwaka w'umugisha ku buzima bwacu mu izina rya Yesu. Buri wese ugiye kubona iyi video, Uwiteka umugire neza mu izina rya Yesu, amen. Rero ndagira ngo mbabwire ngo ikintu ngiye kubabwira uyu mwaka, icyo bisaba ni kimwe gusa, ni ugusenga, ni ukwikiranura n'Imana, ni ukwihana, ni ukwiyeza, ubundi ukinjira mu mwaka wa 2025 ibyagutandukanyaga n'Imana bitakiboneka muri wowe. Nicyo kintu kimwe ugomba gukora gusa kugira ngo umwaka 2025 ukubera umwaka w'umugisha, ukubera umwaka w'ibyishimo, ukubera umwaka w'umunezero, ukubera umwaka w'amahoro, ukubera umwaka wo kugendererwa n'Imana, ukubera umwaka udasanzwe mu buzima bwawe. Rero Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Imana ije kutugirira neza muri uyu mwaka 2025. Tugiye kubona ubwiza bw'Imana budasanzwe, tugiye kubona kugirirwa neza n'Imana bidasanzwe. Umwaka 2023 wari umwaka twariye ibyimejeje. Umwaka 2024 twariye imicwira. Umwaka 2025 tugomba guhunika mu bigega, niko Imana ivuze. Uyu mwaka wa 2025 ni umwaka wowe wariye ibyimejeje, warangiza ukarya imicwira, warangiza ukagira gute. Uyu ni umwaka wo guhunika mu bigega, niko Imana ivuze. Umwaka wa 2025 ni umwaka wo kugirirwa neza n'Imana. Wowe wizeye Imana by'ukuri
Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ije kukugirira neza, kandi Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ije kukwambika imbaraga. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ije kukugendurira amateka. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru hari ibintu byinshi ije gukuraho ku buzima bwawe. Rero Imana yo mu ijuru ibagiriye neza. Rero ndagira ngo mbabwire ngo uyu mwaka 2025 nimba wa musore wari warashatse urugo waraterese bikanga, ndagira ngo nkubwire ngo nta wundi muti, nta yindi ki. Uyu mwaka 2025 kora amasengesho y'umunsi umwe, ubwire Imana uti Imana, umwaka 2024 nta kiza nawe ubonyemo, n'ibyiza nawe ubonyemo n'ibyiza nawe ubonyemo ntabwo ari byo nayo niteze ko nzashaka muri uyu mwaka 2024, ariko dore 24 iransize. Ndagira ngo ubusiribateri busigare muri uyu mwaka 2024. Hanyuma ubwira Imana uti 2025 ndashaka kwinjiranamo n'umugore, ndashaka gukora ubukwe, utegeka ubukwe muri uyu mwaka 2025. Wa mukobwa we wararambagijwe kenshi, abahungu barakubeshye, kora amasengesho y'umunsi umwe, ubwira Imana uti 2024 isigaranye ubusiribateri bwanjye, ariko 2025 mfite umugabo wanjye, nzakora ubukwe, tegeka itariki y'ubukwe. Nawe wa muntu we ufite ikibazo cyakunaniye, indwara zarakwishe, urarwaye sida, urarwaye kanseri, senga amasengesho y'umunsi umwe mbere yuko twinjira mu mwaka 2024 usige indwara 2024. Imana ije kugukiza, ije kukugirira neza. Ndagira ngo nkubwire ngo ibi bintu ndi kukubwira birakora. Ndagira ngo nkubwire ngo ibi bintu birakora. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yambwiye ngo mbabwire ngo hari ibintu bihindutse, hari ibintu ihinduye, hari ibintu ishenye, hari ibintu ikubise hasi. Mwebwe ndagira ngo nkubwire wowe ubona iyi video yanjye uyu munsi, ngiye gukora video y'iminota 10 gusa, niba myinshi aba 11, ariko ndagira ngo nkubwire ngo aya masengesho y'umunsi umwe uyakore, kandi uyakore ufite intego ivuga ngo uyu mwaka 2024 ibyo nabayemo ndabisiga inyuma. Nurangiza ureme ibintu bishyashya ugiye kwinjira na 2025. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Rero ndagira ngo mbabwire ngo Imana yo mu ijuru ibaho umugisha, kandi Imana yo mu ijuru ibishimire. Ndabakunda cyane kandi mbakunda n'umutima wanjye wose. Imana rero ibagirire neza, Imana yo mu ijuru bambika imbaraga. Ndabakunda cyane, ndabishimira, kandi ndagira ngo mbabwire ngo nayo magambo Imana yambwiye kuvuga, ngize ikindi mvuga naba nongeyeho. Niyo mpamvu nje mvuga ngo mfite ijambo ritarengeje iminota 10 cyangwa iminota 11. Yesu ashimye cyane. Rero ayo masengesho nimugende muyakore. Wa musiribateri we, wa muntu wakoze business bikanga we, wa muntu watawe n'imiryango, wa muntu we karande zanze zikagiraho ingaruka, ndagira ngo nkubwire ngo kora amasengesho y'umunsi umwe, ubwire Imana uti ndashaka kugira ngo ibyo nanyuzemo byose bisigare 2024. 2025 ndinjirana nk'umugisha wanjye, utangiruremo umugisha wawe. Nimba uri umugabo ureme imigisha yawe, ureme amashuri y'abana bawe, ureme urugo rwawe, ureme yanze Imana yakubwiye, ureme imodoka, ureme buri kimwe, ureme imigisha yawe muri uyu mwaka 2025 tugiye kwinjiramo. Rero Imana ibaho umugisha, ndabakunda cyane. Mwari kumwe na Bishop Mugisha Ineza Steven kuva mu itorero Pentecost Mission Christian Church. Ibisigaye Yesu aduhana umugisha. Ndabakunda cyane. Ntibagirwe gukora subscribe, ntibagirwe gukora like, ntibagirwe gukora comment, ushireho imitima myinshi cyane kuri iyi video. Nurangiza ugire gute, ukore share ku bantu bawe. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha, cyane cyane mwebwe abakobwa n'abasore. Iyi video muyihe benshi kugira ngo abasore, ndashaka ko tuzakora amasengesho mbere y'uyu mwaka mu cyumweru cya kabiri mu cyumweru kigiye gukurikiraho. Ndagira ngo mbabwire ngo ababishoboye kuwa gatanu tuzakorane amasengesho. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Dusezere ubusiribateri, abakobwa b'inkumi, abasore batarashaka, n'abagabo badafite abagore. Ndagira ngo mbabwire ngo nimureke uyu munsi, n'abafiyemeri nimwiyibagirwe, namwe muri abakobwa. Ndagira ngo mbabwire ngo uyu munsi kuwa gatanu w'icyumweru kizaza
w'iki cyumweru tugiye gutangira, twatangiye uyu munsi. Njyewe mfite amasengesho, abumva tuzayafatanya mwandike muri komenti, mwandike ko tuzayafatanya. Inomero yanjye ni 0788 907 907 0788 907 907. Rero Imana yo mu ijuru ibaho umugisha, ndabakunda cyane. Mwari kumwe na Bishop Mugisha Steven kuva mu itorero Pentecost Mission Christian Church. Ni ijambo Imana ibazaniye, nturisuzugure, nturebe ngiye urivuze, ahubwo wumva Imana yarivuze kuko rifite umumaro. Niyo mpamvu ntanze nomero yanjye kugira ngo umwaka 2025 uzampamagara umbwire nubikora. Imana hari ibintu igiye guhindura amateka. Agize gute? Arahindutse, birarangiye. Imana yacu isigaye ikora uko yari iri kera, n'uyu munsi ni kwiri. Va mu bitayihesha icyubahiro, uve mu bitayihesha umudafite umumaro, ubundi Imana yo mu ijuru ihereje agaciro yo yonyine. Imana yacu ibaho umugisha, ndabakunda cyane. Mwari kumwe nanjye Bishop Ineza Mugisha Steven kuva mu itorero Pentecost Mission Christian Church. Turagushimye Uwiteka Imana yacu, uri Imana nziza, uri Imana y'amahoro, uri Imana ivuga bikaba, uri Imana itegeka bigakomera. Duciye bugufi imbere y'amaso yawe n'imbere y'ubwiza bwawe, kugushima no kuguhimbaza kubw'ineza yawe no kubw'urukundo rwawe. Tugirire neza, reka buri muntu wese uzakora aya masengesho Uwiteka Imana Nyiringabo uzamusubirize icyifuzo cyiwe. Ari ufite icyifuzo cy'umugabo uzamuha umugabo, ari ufite icyifuzo cy'umugore uzamuha umugore, ari ufite icyifuzo cy'umuryango uzamuha umuryango, ari ufite icyifuzo cy'ibyo kurya kuri Bonani no kuri Noheli uzakimuhe, ufite icyifuzo cy'inzu uzagikore, ufite icyifuzo cya business uzayikore. Reka Mwami ibyatubase bisigare mu mwaka 2025 muri uku kwezi turimo bisigaremo byose, maze nyagora ku ngoma twinjirana ibisubizo byawe mu mwaka 2025. 2024 isigarane ibibi byacu, isigarane imivumo yacu, isigarane inyatsi zacu, isigarane karande zacu, isigarane ibisirani byacu mu izina rya Yesu. Kwambika imbaraga, utugotesha ingabo zawe n'abamarayika bawe mu izina rya Yesu. Amen.